Natugira neza twongeye kuzibura ubwiza bwawe. Reka tugushime Mana kuko uri Imana. Reka tugushime Data udukunda ko ari ugiye gukora ndetse wamugira neza. Wowe warinze ubwoko bwawe Data udukunda mu myanya itari imwe ukabageza ahangana n'amahoro, ntibabura kukuzamura icyubahiro kandi bakaguhereza amashimwe. Rero wamugira neza we duhagaze ahangana ntacyo ndicyo, ariko ndakwinjiza kugira ngo ugire cyo Mana. Unyure mu ijambo ryawe ndakwinjiza ndetse wamugira neza we kugira ngo umpereze ndetse mu Mana yacu n'ukuri icyo ufasha ubwoko bwawe ndetse wamugira neza kugira ngo babane nawe kandi bakumenye, bamenye yuko ushoboye byose kandi bamenye yuko ufite byose. Rero Imana hagati yacu, Imana Data udukunda mu kuri, unyure mu ijambo ryawe uryumvisha abawe kandi rigira akamaro ndetse mu Mana yacu mu mitima yabo. Dusabye ko Imana igira neza nyine muzajye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mu batanzi amazina ni Ubanje Ponsiano, kabanyize amahirwe yo kugira ngo nsangire namwe cyangwa se wenda mbasangize iby'Imana yanteguriye uyu munsi kugira ngo tuganire kuri ijambo ryayo. Iri jambo ryo tugiye kumva uyu munsi wa none ni ukubana n'Imana akaramata. Haleluya. Kubana n'Imana iki akaramata. Sinagiye mu bintu byinshi, nashatse kugira ngo tuganire kuri iki gitabo cya Rusi. Umwanditsi wenyine ni Rusi wakiyandikiye, nubwo benshi bashidikanya, ariko umwanditsi wacyo ni Rusi. Iki gitabo kivuga cyane ku bintu birimo, harimo wenda twavuga wenda nk'ibintu 10 cyangwa wenda nk'abantu 10 bari muri iki gitabo. Harimo Elimeleki, harimo Naomi, harimo Kiriyoni, harimo hari Mahaloni, harimo Orupa, harimo Rusi, harimo Bowazi, harimo abaja, harimo abantu 10 bo mu mudugudu, harimo n'umucunguzi, kandi harimo inzara, harimo guhunga, harimo no guhunguka. Haleluya. Urumva iki gitabo gifite ibyo bintu, kandi ko byose ari 10 cyangwa se wenda ari 13 bifite amakuru atandukanye, cyangwa se wenda bifite ingingo zitandukanye ziri muri iki gitabo. Kenshi na kenshi muzi yuko iki gitabo cya Rusi, uyu muntu cyane uvugwamo cyane ni Naomi. Naomi yari muka Elimeleki. Uyu Naomi yavuye mu Israeli, cyangwa se wenda yari umuyuda uvuye mu Israeli, ariko noneho haza inzara mu gihugu cyo mu Israeli. Inzara iratera, inzara irakomera, hanyuma habaho guhunga. Haleluya. Urumva iyo umuntu ageze igihe cyo guhunga inzara, burya biba byagize bite, biba byakomeye. Uyu Elimeleki yari afite abahungu 2, ariko noneho afata umwanzuro, afata umugambi wo kugira ngo ahunge, afata inzira yo kugira ngo ahungire i Mowabu. Kandi i Mowabu niho wenda hari ubukiriro, niho hari ahantu ho guhahira, ahungirayo. Ariko agihungirayo, uyu mubyeyi Naomi ahura n'ibikomere byitwa ngo niki, ngo ni ibikomere. Amena. Amena. Yahuye n'ibikomere, ageze i Mowabu, apfusha umugabo we. Yarafite abana 2 nabo barapfa, kandi yarafite abakazana 2 b'i Mowabu batari Abisirayeli. Abo bakazana bamaranye n'abahungu be, cyangwa se wenda bamaranye n'abagabo babo imyaka 10 batabona umwana. Haleluya. Urumva uwo mubyeyi ukuntu yari ameze, ukuntu byari bikomeye. Yari afite ibikomere, afite igikomere, ariko muri ibyo bikomere agera igihe cyo nawe wenyine yumva yuko atariho, yumva yuko mbese Imana yamurwanyije, atangira kuvuga nabi, atangira mbese kwiyanga, atangira mbese kugira umubabaro. Ariko muri ibyo byombi nk'uko badusomeye, twagiye kumva kuri iki gice cya mbere, na n'ubundi kuri uyu murongo wa 6 habaho inama za Naomi n'abakazana be bombi. Amaze kumva, yarumvishije amakuru. Hari igihe umuntu abaho akumva agakomeza ashaka kugira ngo yumve amakuru y'iwabo. Naomi nawe yakomeje kuja yumva amakuru, yumva yuko mu yandi magambo cyangwa se mu makuru ava iwabo mu gihugu
cy'umugabo cyangwa se mu gihugu cy'isezerano cyangwa se wenda mu gihugu cyabo cya kavukire, yumva yuko Imana yahagendereye habonetse ibyo kurya. Mu yandi makuru kiriya hariya i Yerusalemu, dusubije inyuma cyari igihe cy'abacamanza, igihe cyo abantu basubiza inyuma, cyo bamaze gusubira inyuma, maze asigaye bagandira Imana cyangwa se tibita ku by'Imana, maze asigaye Imana nayo batera umugongo irabareka, habaho ubwigenge. Imana igeze iravuga ati reka noneho mbereke haboneka iki, maze ngo ikigega cy'imyaka gisigaramo ubusa, gisigara ari vide, inzara iratera, abantu babura iyo baja. Hanyuma Elimeleki abona gukora iki? Abona guhungana n'umudamu we Naomi. Ariko noneho Imana ikomeza kubana n'abayo. Imana ntago iziterera abayo burundu, ikomeza kuba bugufi. None iza kugarukira kiriya gihugu cy'Isirayeli, haza kubonekamo iki? Haza kubonekamo ibyo kurya. Amen. Inzara ni ikintu gikomeye, kandi urabona iyi nzara yabateye guhunga. Hari igihe ahantu kwimuka nicyo kintu gikomeye, kwimuka nicyo gihombo gikomeye, kwimuka nibyo mbese nicyo kigeragezo nacyo kiba mu bintu byo kwimuka. Kenshi na kenshi musanga abantu ahanga bari kwimuka, iyo bari kwimuka hari ibyo bata, iyo agiye no guhimba ubusha. Hari igihe wenda tuvuze kwimuka, hari muri 78 na 80 kujana hejuru kugeza muri 85, hari abantu bavaga Jomba bari kwimukira ahantu ho bita Nyabanira. Amen. Bakimuka bitewe n'iki? Bitewe n'inzara no kuburirwa. Akagenda akagurisha isambu ye. Urugero wenda tuvuge mu Jomba hari ahantu wenda hagaciro hafite isambu rigomba kugurwa amafaranga menshi, ariko noneho inyabaniraho hakaba ahantu tuvuge urugero nkaho wagura n'idolari 100 na 200, bakaguhereza igisambu kinini. Ariko icyo gisambu kuja kukigeramo ruguyamo haraboneka ibibazo. Abantu bakimuka bikoreye umuntu akajyana na famire wenda nk'umuryango w'abantu 10, waje kugerayo byasamba ryugiyemo kurigeramo, ubwo urumva nugutangira guhimba, ubaye umushage, agatema agatwika akarangiza agahinga. Yamara guhinga malariya maze hasigaye ikagira ite? Igahera ku bana, uwa mbere akabaragiye, uwa kabiri akabaragiye. Ubwo noneho abantu bakarwara, bakagira igihe cyo habura n'ubakura mu nzu, abantu bakaremba. N'uyihanganye ngo agiye kwa munganga ifagitire akagera ku fagitire, none nabyo bikarangira, akagera igihe cyo yerekana imyaka yo yafite. Munganga akarugira uti uje gukenura ya myaka yo kugira ngo azagira ate? Azaje kwisarurira, kuko nta n'ugishoboye kugira ate? Gusarura. Ibyo ni inzara, ni ukwimuka. Noneho bikagera igihe cyo wa muntu areba uwa mbere arapfuye, akabiri wapfuye, noneho agasigara arahungabanye, agashakisha noneho ukuntu yakora iki? Yasubira inyuma. Mu bana wazanye ari 10, ubonye hasigaye 3, ni ukuvuga ati noneho akaje kagize gate? Kararangiye. Nanga se ni umudamu akamanza akagenda, ugasigarana na bwa bwana, nabwo gatangira gukora iki? Nabwo gatangira kugenda. Akigira inama yo kugira ngo agire ate? Asubire inyuma. Gusubira inyuma, asubije inyuma yerereye, akantu kafite. Iyo yavuye yaragurishije, niyo yagiye ngo agiye kugura, nta mahoro agize ate? Urwimuko bitewe n'inzara ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiza n'igikomere kirenze. Ariko noneho ibyo ni ibintu twiboneye n'amaso, abantu bari guhunga bakagenda bagashirira ahantu. Iyi nzara nayo ituma Naomi Elimeleki ahaguruka amaze kugera muri kiriya gihugu cy'Imowabu. Hanyuma noneho inzara iragira ngo ashize inzara, ariko noneho urupfu rugize rute? Urupfu ruraje. Naomi n'aba bakazana be batangiye kuja inama, arabwira ati bakobwa banje, nyaboneka we nimwisurireyo, namaze kumva amakuru yuko iwacu hagize agatekano, habonetse utwo kurya, nimwisubirireyo. Ngo batera hejuru bagira bate? Bararira. Barijijwe no kumva yuko arapfushije, barapfushije, noneho nta muntu mbese nuvuga ngo basubiyeyo. Ariko
mu gusubirayo kwabo cyangwa se mu gusubiza kwabo habayeho kuba akaramata. Habaho umukobwa witwaga Rusi, aravuga ati ariko uranyinginga gusubirayo, nsubize hehe? Ese weho ugiye hehe? Hari ibintu bitanu uriya mukobwa yakoresheje. Mu makuru wenda dusubira inyuma gatoya, Orupa we ngo yasomye nyirabukwe ararira, arangije aravuga se mu mutima, aravuga ati ko nkanje uyu arinda yanyinginga, arinda yatwinginga, arapfushije, ndapfushije, harya ngo ndakurikira uyu mukecuru, ndakurikira injura njya hehe? Amen. Ni mu mutima. Ariko Rusi we arambwira atarega mukecuru, nzi ububabare bwawe, nzi ibikomere byawe, nanjye nubwo mfite igikomere, ariko ikintu cyo ngiye kukubwira, nzabana nawe aho uzajya, aho uzarara, aho uzagwa, icyo uzarya nibyo kizambeshaho, nzabana nawe kugeza igihe cyo nzavira mu mubiri. Haleluya. Amurahije kumaramaza. Bega Rusi yerekanye ibintu nka bitanu. Twavuga ikintu cya mbere, Rusi yamubereye, yamugira urukundo, aramukunda, amukunda yuko ari nyirabukwe gusa. Ikindi kintu cya kabiri Rusi yagize, yaritanze. Amena. Uzi kwitangira umukecuru nkuriya, we yahoze mwene data yahoze avugaho urugero, kumwitangira ukuntu angana, ukamwitangira ukavuga ati nta kibazo, nzajyana nawe, ntazi yajya. Icya mbere, uriya mukobwa yari umuwabukazi, ariko Naomi we yari iki? Yari umwisirayeli. Ubwo urumva agiye gusubiza mu gihugu cya nyirabukwe, cyatazi, cyatawazi, nta muvandimwe afiteyo, nta nshuti afiteyo, nta kindi, ni ruriya rujo rwakurikiye. Yamanje kugira urukundo, aramukunda, nta n'ikindi kintu yitayeho. Ikindi kintu cya gatatu, yifatanyije nawe mu mibabaro. Hari igihe umuntu agira imibabaro, agira ibibazo, noneho akabura ubahehe, akabura umubi ruhande, akabura umukomeza. Icyo ni ikintu, ni igikomere gikomeye, kugira ngo ubure umuntu, ubure no kubyango komera. Amen. Ariko Rusi we yaramukomeje, aravuga ati mabukwe, nubwo wapfushije nanjye ngapfusha, ariko nzabana nawe, humura, komera mu kibazo, komera, turi kumwe, ntaho uzajya tari kumwe nawe, ntacyo uzaba, nzaba ndi kumwe nawe, ntacyo uzakora, ngifite amaboko, ndacyari mutoya njyewe. Haleluya. Akomeza kubana nawe, akomeza kuba mbega kumuba bugufi, kugira ngo ikizaba cyose, ikizamurwanya, nzahagara ndwane nawe, ndwane nacyo. Amena. Ariyemeje, nta n'ikindi kintu cyareba. Ikindi cya kane Rusi yakoze, yashizeho ubuhamya. Amena. Ararahira ati nta kizantandukanya nawe usibye iki? Urupfu rwonyine. Amena. Ararahira yimaze ubwoba, aravuga ati nta kizantandukanya nawe, ikizantandukanya nawe ari inzara, ari ukubabara, twarapfushije, ibyo sinakurirwa bisubizaho. Nawe nubwo rwaza rukakujyana, ariko nzagushiraho agataka, ariko kandi nanjye ningutanga, nawe uzangira ute? Uzanshiraho agataka, kuko nje nawe turi twembi, turi babiri, ntaho uzajya ntari kumwe nawe. Ashizeho ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu gikomeye. Ubuhamya ni ukwishiraho iki? Isezerano. Utazakuka ngo uve mu kintu ukakirahira imbere n'inyuma yuko utazakivamo, mbega nubwo byo bibyago, nubwo rwaba urusasu, ukavuga ati nariyemeje bazandase, ariko ndi ku rugamba. Amena. Ikindi kintu gikomeye Rusi cya gatanu yagize, kutabona inyungu. Haleluya. Kutabona inyungu. Umuntu aza acuruza agira ngo abone iki?
abona inyungu. Siko bimeze. Ariko Rusi we nta nyungu yarazi ngo arabona muri biriya bintu byarimo. Oya, Naomi yaratekereje Orupa yaratekereje ati harya ndakurikira ururujo ngo ruzamarira iki, ese ni ikihe kindi? Ndetse nawe ageze arababwira ati ariko mugira ngo nubwo nobona umugabo muri iri joro ntobyara umwana akazakura, cyangwa se umuhungu akazakura akazababera umugabo bakobwa banje, nimwisubirireyo. Uri gushaka inyungu, ureberera mu ntuza mu foto y'ibiri imbere, aravuga ati bagenzi uvuze ukuri, nikaho akamubwira ati uvuze ukuri, isubirire, reka njye nisubireyo. Ariko udashaka inyungu, udashaka inyungu, akagira urukundo, akagira gufatanya, akagira kwihangana, akagira kwitanga, aramaramaza, arasinya. Haleluya. Nene kukubwira yuko mu gihe cyose, reka tute kwivugisha amagambo gusa, reka turebe kuri uwo murongo wa 8 kuko mwene data yahavuze, hagira ubahereza agakoro akamagafone cyangwa se wenda twavuga ngo umukoro kuko nyine ari kera twakundaga kuvuga. Hagira wadusomera kuri uwo murongo wa 14. Murongo wa 14 bavuga ngo barongera batera hejuru bararira. Barizwaga n'ibyo bahuye nabyo, barizwaga n'ibyo barimo. Yego. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amuhakana ati. Orupa asomya nyirabukwe, nje bivuyemo. Ibi ngibi sinashobora kubyihanganira, bivuyemo. Haleluya. Haleluya. Hari abantu benshi bagera mu kibazo, babona ikibazo kirakomeye, babona rurahanganye, bakagira bate bakabivamo. Kuko hari igihe ujya mu kintu ugira ngo ni umunezero, ariko none wamara kugeramo ugasanga birakomeye, ugasanga noneho ni amahwa, mbega ugasanga ni amahwa ari kukujomba, ukavuga ati nagize ngo ahangaha burya hari umunezero, nta munezero ahangaha, ahubwo mbivuyemo. Haleluya. Ndenda kukubwira yuko no mu gushaka harimo ibibazo, harimo bikomere, harimo ibisitaza, harimo ingorane, harimo ibikugusha, harimo ibigutega, harimo ibiguhungisha. Ariko umukristo nyawe uwiyemeje ahagarara mbega akavuga ati nubwo byoza byose nzahagarara nk'iki, nzahagarara nk'umurwanyi, nzahagarara nk'umuneshi. Uwahagaze rero 14 soma 15. Aravuga ngo Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Yego. 16. Rusi aramusubiza ati yego, winyenginga kugusiga no gusubirayo, ndasubira hehese. Yego. Kwa uzajya ariho nzajya, indahiro ubuhamya. Yego. kandi aho uzarara niho nzarara, nuko ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe. Haleluya. Ubwoko bwawe nibwo buzagira bute. Uriya mukobwa ariyemeje, aravuze ati njyewe aho uzaja, aho uzarara, aho uzagwa, nje ndi umukristo, nzahora ndiwe. Haleluya. Umukristo nyawe ahora ari umukristo, agahora ari we, akavuga ati nubwo byaba bimeze bite, mu bintu byose ngeze no gupfa, nje ndi umukristo, hora mbihamya. Arahamije, atanze indahiro, arahamije ati mabukwe we, aho uzagwa, aho uzaja, aho uzarara, niho nzakora iki, niho nzarara. Haleluya. Arahamije, atanze ubuhamya, nje ndi umukristo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa ninje yasize. Haleluya. Wa mukristo we, ba mu bukristo bwawe, urwane n'ubukristo bwawe, urwane n'ubunyangamugayo bwawe, urwane n'urugamba rwawe, ariko ubu mukristo kugeza igihe uzagira ute, igihe uzapfira. Amen. Ariko utekuba nka wa wundi wo kuvuga ngo mbivuyemo, ntabwo warubirimo. Amen. Ntabwo warugize ute, warubirimo. Hari igihe uzaba uri kuririmba ahangaha, noneho akantu gake kagukoreho cyangwa se wenda bakuvugeho, mbivuyemo. Wari uri umuririmbyi se? Ntabwo wari umuririmbyi, ahubwo wari waraje kugira ute, wari waraje nawe kugira ngo nawe uje gusirimba, ariko noneho nibakujomba gakeya gusa, biviremo.
uri orupu uri muri korari. Haleluya. Uri orupu uri hehe? Uri muri korari. Arongera hepfo kuri 18 abonye uko agize ati ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, yego imana yawe niyo izaba imana yanjye. Nta kizantandukanya nawe mu gihe cy'uri kurahirana n'umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa, iyo bari kurahirana bari kwambikana impeta. Bagenzi, aho hantu haba hakomeje. N'ubuhamya bw'uburi gutanga imbere y'abantu cyangwa se imbere y'itorero cyangwa se imbere y'Imana yuko utazagira utazatundukana n'iki bagenzi. Aho ngaho nta mwasubiza, hari aho binanirwa. Ubu ngubu ngira ngo umuntu uza mu Rwanda basige bagenda nuko ukamanza kuja gusezerana muri leta mbere yo kujya musezerana n'iki mu itorero. Hari abasigara babesha bakibera bakabati reka ariko rikangerejo. Ntabwo wari kujayo. Uri kwishuka mu rugendo rwawe cyangwa se wenda mu mishakire yawe, ariko ntabwo wari ugiye gushaka. Soma umva ubuhamya mu mirimo, umva ubuhamya mu Kristo, umva ubuhamya mu bikorwa, umva ubuhamya mu rugamba. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Haleluya. Urumva iyo ndahiro ararahiye ati nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Ariko bityo turugutandukana n'amagambo, siko bimezera. Amagambo akagutandukanya n'uwo warahiranye nawe. Amagambo akagutandukanya n'uwo mwashakanye hejuru y'iki y'amagambo. Nta kizabuze bisitaza kugira ute. Ni Luka 17, nta kibuze bisitaza kuza ngo ariko bizana zagira ate. Iryo shano suza kuryishakira ngo uri kuzana amagambo. Reka bayavuga bagire bati bavuki. Haleluya. Ariko nzabana n'Uwiteka, ariko nzabana nawe nubwo ntakurebamo inyungu, nubwo ntakurebamo ikindi, ariko nkurebamo ubumuntu, nkurebamo ikibazo. Nanjye mfite ikibazo, ariko nzabana nawe. Mu bubabare bwawe nzabana nawe, mu bikomere byawe nzabana nawe, mu kugenda uko ariko kose nzabana nawe. Bana n'Imana yawe. Haleluya. Bana n'Imana yawe, ureke kubana na nyamwinshi nta kimara. Umuryango munini ubuze umukobwa kuruha. Haleluya. Muba Mowabu hari wafatikanyije na Naomi kugira ngo na Rusi kugira ngo aje muri urwo rugamba, ntawabonetse, ariko abamusetse ni benshi. Amen. Abamusetse ni benshi. Kanga kariko kari kujahi akagakobwa kasaze ko gukwirikira iriya ncura. Abantu benshi baraza bagera mu kibazo bakubaka ku kibazo cyawe. Haleluya. Bakubaka ku kibazo cyariko akaba ari wowe baheramwa, maze none bakakizamura, maze ukumva kugira ngo bagira ate baguca intege bagusubiza inyuma. Bana n'Imana yawe. Haleluya. Niko abantu tumeze. Ahantu niko tumeze, bakakubonera mu kibazo ne bakagufatira ku kibazo, maze bakagenda maze bakakibyiniraho maze kugira ngo kigire kiguca intege. Haleluya. Ihangane, komera. Yego. 18 abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Iyo ntihagira ikindi cyavuga. Iyo umaze kumaramaza, umaze kuvuga ngo nje ndiwe sinzahinduka, nubwo isi yaterana ariko sinzagira nde, nubwo bonteranira ko sinzagira nde, sinzahinduka. Yego. Nuko bombi barajyana bagera ni Betelehemu. Baragenda bageze i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika imitima n'abo bagore. Barabazanya bati yego, ni Naomi se? Arabasubiza ati ntimukanyite Naomi, ahubwo mujye mwunyita Mara. Haleluya. Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Umva Imana nayo mu utangiriro ntusanga abantu barakoze icyaha, Adamu na Eva bakora icyaha ngo batangira gushinja Imana ngo yanzoka wa mugore. Urumva Imana. Naomi nawe aravuga ati ntimukongere no kuvuga ngo ni Naomi, ahubwo munyite Mara kuko narerereye namaze gushira.
ntimukanyite Naomi kuko navuye ino nuzuye none ngarutse ngize ngarutse ndi kwerera. Haleluya. Hari ibibazo bizakwereza mwana, hari uzagenda mbega utari wa wundi yego utari wa wundi waherahinduye isura, utuvuta kwisiga ngo tugufate, waramaze gutibara hejuru y'ibibazo, waramaze guta agaciro hejuru y'ibibazo, utakirebwa n'abantu, ahubwo abantu bakureba bakikanga, ariko sura ni runaka. Oya niwe, kuko umurimo aruta ubarimo. Haleluya. umurimo aruta ubarimo, umurimo umujyana, umuyobora, umurinda aruta ubarimo mwebwe. Amen. Haleluya. Ntimukanyite Naomi, ariko Rusi we yari yicecekeye yihoreye, aravuga ati se aho mwo mwakire nk'uwanyu, aho mwo mwakire nk'abamuzi, ahubwo mutangiye kumutangarira, mutangiye gutangara yuko yapfushije. Haleluya. Yamutangiye gutangara yuko yarajyanye abahungu akaba agarutse ari wenyine, ndi kumwe nawe ntacyo azaba. Haleluya. Dufite Imana, dufite Imana irinda, dufite Imana iri kumwe natwe, dufite Imana ibana natwe mu gihe cyo natwe tubanye nayo, tugahamya ubuhamya bwayo, tukabana amasezerano yayo, tukabana imbaraga zayo, tukamenya yuko ishoboye byose. Imana irahari, Imana na n'uyu munsi irahari. Yabanye na Naomi ikabana na Rusi, uyu munsi irahari. Nakagusabye kugira ngo uhindukire Imana, ubane n'Imana, ukorere Imana, uvuge Imana, Imana nezagira ite izabana nawe. Haleluya. Haleluya. Komeza. Uyu mukobwa 21 avuga ngo navuye ino nuzuye, Uwiteka angaruye iwacu nareyereye. Yego. Munyitira iki Naomi? Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje. Nuko Naomi agarukana na Rusi umumowabukazi, azana we baturutse mu gihugu cy'i Mowabu, bagera i Betelehemu batangiye gusarura seyiri. Haleluya. Haleluya. Amen. Bagarutse mu gihugu cyeze kirimo umwero ariko kitagira mubakira ngo abafungurire. Tugeze ku buhunzi. Iyo uhunga ukagera ahantu utazi ukwakira, utazi n'uwuzi, ikibazo uriya mukobwa yagize naba na Naomi yarazi bakeya abo yasanze, ariko Rusi we nta n'umuntu n'umwe yaragize ate, yarazi. Rusi yari umumowabukazi, ageze mu gihugu cy'Isirayeli, agezeyo, ariko noneho umva ukuntu Imana igira neza, ukuntu Imana igira neza. Rusi ageze muri kiriya gihugu asanze imyaka yeze, ariko ntawe nyirabukwe yahinzeyo, ntawe nawe yahinzeyo, ntawe afite yo kuja gusaba, ahagaze atya gusa, agiye guhumba. Sha guhumba murakuzi? Guhumba si murakubwirwa n'iki? Reba ku gice cya kabiri, yego nushaka uhere ku murongo wa kabiri. Aravuga ngo Rusi umumowabukazi abwira Naomi ati, yego, abwira Naomi ati, reka njye mu murima mpumbe imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Haleluya. Umva iryo jambo ryonyine gusa ngo riragira rimuremesheje umutima. Avuze cyangwa se wenda ashakishije ukuntu itanga umugisha, ukuntu ifite imigisha, ukuntu ifite imbaraga, ati reka ngende nje mu mirima aho ndi bugirire umugisha, aho no mu yandi magambo aho no kungukira. Nyirabukwe yamubwiye ngo iki? Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi. Haleluya. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi. Bowazi atigeze akubitaho amaso, aragenda mu mwanya wo kugira ngo aje mu murima wa maganya, ageze aho aragenda yisora mu murima wa Bowazi. Haleluya. Mu murima, mu yandi magambo, mu murima w'umunyamwaga, umurima w'umunyamwaga ubwo ukandagiramo ukageramo mbega ngo ugiye guhumba, abya ngo
kuvaho kaje uyu murimo wujemo wigeze wenda ugira ukuramo n'agatovu uri kuja hehe wambunga wanzererezi ugatuko ariko rose Imana aramuyoboye imugeza mu murima wa Bowazi. Haleluya. Bowazi wongwe mu yandi magambo yari mwene wabo wa Elimeleki, yari mu Isirayeli, ariko noneho Rusi Imana iramuyobora, ntiyamujana handi, ntiyamujana ko bamaganya, ntiyamujana kwa Serurabaye, ahubwo iramujana imugirira mu murimo wande wa Bowazi. Bowazi arihumbira atangira guhumba, ariko ntago tugiye mu gakeya ntago yahumbye, yagiye gusa mwankundira banyakubahwa nkaba nogerageza wenda ngahumba. Haleluya. Rusi yarafite kwicisha bugufi, yari umukobwa utanishaga hejuru, yicisha bugufi. Abaja ko nabye ngo iki gitabo harimo abantu bageze nko mu 10, tugeze kubaja, abaja baramubwira ati mukobwa nta kibazo. Byari ibisore by'imbaraga bidafite n'abagore, kandi Rusi karagakobwa gatoya kandi keza kata bega bese katiyitayeho mu yandi magambo, haze ngo bira bisore byagezemo byaramuhohotera. Haleluya. Ariko ariyanga, yitangira nyirabuko. Ikintu Rusi yakoze ngo yarahumbye. Akimara guhumba, Imana itabura uko ibigenza, Imana itabura inzira, Imana ifite inzira nyinshi zigomba kunyuramo ikanakugeraho. Haleluya. Nubwo uri mu kato, nubwo uri mu kaga, nubwo uri kuzimu, ifite ikuntu yanatuma yawe kugukura kuzimu. Amena. Ngaho genda. Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati Uwiteka abane nawe. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko hari ugeze gutunga umukozi muri mwebwe? Ntawe ugeze gutunga umukozi? Wakoze cyane. Yakoraga mu nzu cyangwa se yakoraga bakoraga mu rugari batatu, barabungere. Haleluya. Abantu bagira abakozi baragowe. Turi kujana hari ukuntu ukorera shobuja amara kumukorera akaza mwego sha iki kintu kirangana indi wagisize ahangaha, nta wiriwe ntaki ushobora gukankamukirwa, ujuru kubazwa ibintu, ujuru kubazwa mbega ibyapfuye, ujuru kubazwa iki mbega kutaguha agaciro. Barasangiraga okay. Ariko Bowazi mu bakozi be, mu bagaragu be, mu bantu be, mu bamukoreraga, yaraje aravuga ati amahoro abe muri mwebwe. Haleluya. Umva shobuja gusangiye amahoro. Twumva hepfo ukuntu bamushubije. Abakozi bahawe umugisha, abakozi bahawe amahoro, abakozi nyabo buzuye nabo ishimwe bitewe na shebuja uko ababye neza. Yego. Nabo baramusubiza bati Uwiteka umugisha. Haleluya, haleluya. Ngabazakwifuriza umugisha nawe uzagira ute? Uzabaha umugisha. Ngabazakuvuma nawe uzagira ute? Imana yabwiraga Abrahamu ati abazakwifuriza umugisha nzabaha umugisha, ariko azabazakwifuriza umuvumo bazagira bati bazavumwa. Haleluya. Ariko Bowazi we abakozi be abaha amahoro nabo bamusabira umugisha. Arababajije. Yego. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati umukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati umukobwa ni uwande? Ni wa Mowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko mwumva nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Yego. Nuko araza yahereye mu gitondo ubundi keretse aka kanya gatoya yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi, kandi ntuze hano, ahubwo ujye bugufi bw'abaja banjye. Uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Wumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Wumvise ko ntegetse abahungu bazagira bati batazakwakura? Rusi muri ako kanya ahawe imbaraga,
ahawe uburinzi. Haleluya. Kumva yuko shebuja avuze ati muramenye ntawera wirabura wo kongera kwakura uyu mukobwa, ahubwo muje mureka akurikire, aje inyuma mu murima aze guhumba. Mu yandi magambo mubaza ubwoba. Haleluya. Arongera amubwira ngo icyo hepfo aravuze kandi ugize inyota uko uzajugira inyota ujye unywa ku bibindi unywe kuyo abahungu bawe. umva nawe inzererezi bahaye uburenganzira bwo kunywa no ku mazi atoyasomyeho. Yego. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati haleluya haleluya. ngo Rusi yikubita hasi yubamye aravuga ati mana yanjye we, ni iki koko? Niki gitumye nkugiriraho umugisha? Niki gitumye nkugiraho umugisha? Ndi umunyamahanga. Nkanje ndi umunyamahanga ntari n'umwisirayeli ariko nkakugiraho umugisha. Ni igiki? Aramusubiza ati kubwo kwicisha bugufi, kubwo kumva amakuru yawe, kubwo kumva ikikurimo. Yego. Bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose. Haleluya haleluya. Bansobanuriye neza ibyo wagize ute? Ibyo wagiriye nyoko bukwe byose. Kora neza wigendera, ineza uzayisanga iki? Haleluya haleluya. Mu gihe cy'umugabo wawe yapfiriye, mu gihe cyose ubukwe yapfiriye, watangiye ubwo ngubwo ugira neza, ugira neza nyoko bukwe, ubana na nyoko bukwe, ubarana na nyoko bukwe, ufatanya na nyoko bukwe, urahira nyoko bukwe yuko utazatandukana nawe, umugira urukundo, uramukunda, atari umwisirayeli, ubana nawe mu bibabaro, ubana nawe mu bikomere, ubana nawe kugeza uyu munsi. Amakuru twarayumvise. Gira amakuru bakuvugaho mwa. Haleluya. Gira amakuru bakuvugaho, gira amakuru bakuvugaho. Niba amakuru yawe bakuvugaho niba ari meza cyangwa se niba ari mabi. Haleluya. Uyu munsi nagasabye kugira ngo ugire amakuru meza, uvugwe neza, wumve icyo bakuvugaho. Nahe makuru ufite? Naye bubande se? Naye bujura se? Naye bubeshi se? Naye bugize bwa nabi se? Gira amakuru bakuvugaho. Rusi yumvishe amakuru ye. Rusi agenderewe n'Imana, agize umugisha kuri Bowazi. Yego. Kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi, Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Rekera aho ngaho. Wahungiye munsi y'amababa. Umva umugisha utungutse mu kugira neza, umva umugisha, amahirwe atungutse mu gukora neza, umva amahirwe anyuriye mu bikorwa wakoze, umva ibikorwa wakoze, inyungu, umusaruro idakoze isoni, yongeye guhaguruka, yongeye kukuvugaho, yongeye kuvuga ati nzakugirira neza, nzakurinda, nzakuyobora, nzakuragira, nzagufasha, nzaguha umugisha, nzakoroza. Haleluya. Nzakugwiza. Umva kugira neza kw'Imana. Amen. Umva kugira neza ko kwitanga. Umva kugira neza ko kubana n'Imana. Umva kugira neza ko kwifatanya n'Imana. Umva kugira neza ko kugira urukundo, ugakunda udafite inyungu. Ariko mbere ya byose, nyuma yaho, inyungu ibonekera muki? Ibonekera mu gukora neza. Inyungu ibonekera muki? Ibonekera mu rugendo rw'urimo, mu bibazo by'urimo, mu byago by'urimo. Ntago biguherana. Ariko ntago ari wowe ciro ry'imigani. Ntago ari weho ciro ry'imigani. Ntago ari weho ubaye uwa mbere cyangwa se uwa nyuma w'ibibazo, ahubwo ibibazo byawe birimo biri kugenda nayo iri kubyiga. Haleluya. Iri gushaka inzira yabyo, iri gushaka aho bizonyura, iri gushaka kugira ngo izina ryawe rimenyekane, ubikirangirire, uvugwe. Ariko mbere yaho uzagira ute? Uzagira agaciro. Haleluya. Uzagira agaciro mwa. Guhumba byari itegeko cyangwa se wari umugenzo. Ihutire mu Balewi 19. Ndashaka kugira ngo mumenye guhumba byavuye he, cyangwa se wenda ni iyihe nzira, ni ikihe kintu cyavuye muri iyo nyungu, cyangwa se wenda ni itegeko ryari ryaravuye hehe. Abalewi 19. 19. Abalewi wa 19 uravuga ngo nyirabukora amubaza ati wahumbye mu kwanda uyu munsi, wakoze he? Hahirwa wakwitayeho. Haleluya. Hahirwa wagize uti? Wakwitayeho. Hahirwa wakwitayeho. Ngo wahumbye mwandi. Ndi guhumba kuri iryo jambo ryo guhumba. Reba Abalewi 19.
weho ukomeze kubaho ngaho. Yego. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu bizasigara inyuma. Yego. Yego. Ntimuzatoragura ibigize biti bisigaye guhumbwa. Ibyo bifite bene byo ngaho ingo. Yego. Yego, komeza usome. Ariko Imana nawe ufite igitabo mwana turebere mu Gutegekwa kwa 2. Haleluya, haleluya. Umukene ni iki? Umukene ni iki bagenzi? Umukene ni umusuhuke w'umunyamahanga. Rusi yari umunyamahangakazi kandi yari umukene, yavuye mu muryango ukennye. Ariko noneho Imana ntireba iyo ngiyo. Imana ntireba yuko ugomba kubaho ngaho udamaraye. Uzanyira mu bibazo, uzanyira mu bukene, ariko Imana izagira ite? Izabana nawe. Ibyo ngibyo byari bifite bene byo. Byari byarabikiwe rega abanyamahanga. Byari byarabikiwe baba badafite hepfo no haruguru. Ukagenda ukaja mu murima w'umunyangoro ukawugeramo ugahumba. Ariko ari wo gutsinda yoda. Uretse gusima ni kumwe nawe nta cyo gukora. Yakoze uzaye. Uzaye. Uzaye Imana yitambitse imbere, hari ikindi cyari buvuge. Arahumba. Ndi ku Gutegekwa kwa 2:24-19. Ndi ku jambo guhumba. Mumenye uko guhumba byahozeho ari iby'abanyamahanga, ari iby'abantu batari bazwi. Haleluya. Natwe twari abanyamahanga, ariko igigira ite? Iratwibukira tumenya mwa. Haleluya. Ingo tugirema. Yego. Yosaro mu murima wawe. Yego. Tuzasubirayo ndetse no kuwenda ngo n'uwa munyamahanga. Uzaba umusuhuke. Haleluya. Uwo wari uw'abapfakazi, wari uw'imfubyi, kandi Rusi yari umupfakazi, kandi Rusi nyirabukwe yari umupfakazi, kandi Rusi yari umunyamahanga, kandi Rusi mu gihugu cy'iwabo yari umumomokazi, kandi abamomokazi bari abantu mbese bari kure cyane batokwegereye n'Abisirayeli. Ariko noneho Imana ikura kure. Haleluya. Urabona uriya barabamomokazi ni barya abantu batuguka kuri Loti wo basindishije akabyarana n'abakobwa be, abo niyo bakomoka. Ariko noneho Imana ntago yemeraga kugira ngo bagene no mu terano ry'Uwiteka, ariko noneho kubw'Imana ikunda bayo iragenda ikurayo, kuko nawe yagukuyeyo, kuko nanje yankuyeyo, ikakuzana ikagushira ku murimo, ikagushira mu itorero, ukamenya Imana, ikakumenya, ikabana nawe, na n'umunsi ikabana nawe. Niyo nyine yakoresheje Rusi iramuzana. Noneho Rusi agiye kugera kuki? Agiye guhirwa, agiye kugira ku nzinzi. Nde nakubwira ko nubana n'Imana ni ngombwa byanga byakunda, uzahura n'ibibazo, uzahura n'ibigeragezo, ariko uzahura n'intsinzi, uzahura n'intsinzi utewe no kubana n'Imana. Iki? No kubana n'Imana karamata. Kadusoze harya ku murongo wa harya ku gice cya 3. Urumva uriya mukobwa nababyeyi yuko yakundaga inama. Haleluya. Yakundaga inama, akegera nyirabukwe, nyirabukwe akamuha inama, nyirabukwe akamubwira amagambo meza, nyirabukwe akamubwira ijambo ryo kumwubaka, akamubwira ijambo ryari bonereho umugisha. Icyambere yagiye guhumba, aza kuva mu murima wa Bowazi. Bowazi ari mwene w'Abaelimeleki. Hanyuma noneho agarutse abye nyirabukwe, ati ese mukobwa wanje none umunsi wahumbye? Ati nahumbye mu murima, umugabo witwa Bowazi. Ati twongeye twazutse. Uwo Bowazi mwana wanje, mukobwa wanje, ni mwene wabo w'umugabo wanje. Mbese nicyo cyatumye mugira hineza. Ariko muri ibyo byose Rusi yikubisasi aravuga ati Imana ndahiriwe, nje wakiriwe ndi umunyamahanga, kakirwa n'umukozi, kakirwa ndakwiye no kuba n'umukozi wahangaha. Uyu mugabo uteye ubwoba atya, uyu mutunzi umeze utya. Haleluya.
uzi kubona Trump akubwiye ati karibu ngira umushitsi ntiwagukubita hasi wonyine gusa. Rusi ibinezaneza byagukubita hasi, ibinezaneza bikakwica uko Imana igizite, uko Imana ikwibutse. Ari ukuntu Imana ije kwibuka noneho nawe wari ibintu ukarira, bakagira ngo namarira y'umubabaro ariko namarira y'umunezero, mbese noneho akaguhirika. Haleluya. Rusi ibinezaneza byamukubise hasi sha. Twagiye ku gice cya gatatu, nyamuneka we twihute. Inama abagirwa inama twumva inama, ababyirwa inama twumva inama. Umuntu naguhamagara ngo akugira inama, uzamanza umutego ugutwi ubona nakugiriye. Soma igice cya gatatu umurongo wa mbere. Yego. Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Haleluya. Mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro ngo ugubwe neza. Haleluya. Ineza ya Rusi igiye kubona umusaruro, ineza ya Rusi igiye kubona inyungu. Ibyo yakoraga byaterebagamo inyungu, uwo munsi agiye kubona iki? Agiye kubona inyungu. Haleluya. Rusi yumvira nyirabukwe, amutega ugutwi arumviriza. Yego. Hariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe. Haleluya. Hariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'iki? Cya gikomangoma yageze akikubita hasi, icyo ngicyo nicyo atangiye kugira utesha, nicyo atangiye kurangirwa, cyaminuje. Yego. Dore ijoro aragosoreza Sayiri ku mbuga yego bahuriraho. Nuko yego wiyuhagire, wihezure, yego wambare, umanuke ujye ku mbuga, ariko taja kumwami ntumwimenyetseho. Haleluya. Ngo ntugire ute? Ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Uretse gakeya, intare ntabwo upfa kuyimenyereza gutya. Ufite ukuntu uyikora mu mugara, ufite ukuntu uyikoraho, imaze kurya, imaze no guhaga. Amena. Ndi kubabwira abadamu, ntugapfe kubwira umugabo ataryarya nanga ngo ahage. Turi kujyana mbere yo kugira ngo ugire icyo umubwira, manza wamuhaza, anywe, arye, namara guhaga amaze kwijuta, ubona ugira icyo umubwira. Amena. Ako ni akabanga k'abagabo k'abadamu. Ariko ubundi mu yandi magambo umugabo ni intare. Haleluya. Umugabo ni intare. Iyo wareba nabi neza wasi ukumva bega agatuzira kashijira karangije. Gira ubwenge, genda buhoro, itonde, ntumwimenyekazweho. Hari abadamu baje baza mbega ukagira ngo ari gukina na musaza, watazi bari gukina n'iki? N'inyamaswa. Batazi ngo genda ibyo urimo manze wabyitegereza neza, umenye uko ugiye kugenda, umenye naho ugiye kuja, umenye n'icyo ugiye gukora, umenye imyifatire ugiye kugenda. Haleluya. Ariko yumvishije inama, iyo ngiye si yondi. Yumvishije inama, gira inama wumva, gira ibyo wumva ubigendereho. Rusi yabigenjeje nkuko Imana nkuko nyirabukwe yamuteguriye. Reka dusoze tuje ku gice cya kane. Nyaboneka ibintu biragize, birahindutse, inyungu, umusaruro uraje. Gice cya kane 13, umusaruro uraje, ugiye kuboneka mu byiza, ugiye kuboneka mu bwitange, ugiye kuboneka mu rukundo, ugiye kuboneka mu nyungu. Habonetse umusaruro mu byo wakoze, hagiye kuzaboneka umusaruro mu byo wavuze, hagiye kuzaboneka umusaruro mu byo wakoze byose, hagiye kuzaboneka umusaruro. Umusaruro wawe ujya mu ibikorwa bya imirimo yawe yijane neza, uzabonamo inyungu, uzabona umusaruro. Yego. Twagiye. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Haleluya. Inyungu Bowazi, inyungu Rusi arayibonye, abyaye umwana. Uwo mwana w'umuhungu bamuvuzeho, uwo mwana w'umuhungu ari umwana w'amasezerano, umwana w'umuhungu ari mu mana bava mu muryango ukomeye. Haleluya. Uwasuzugurwaga ari umunyamahanga agiye gukora iki? Arabyaye. Uwasuzugurwaga. Haleluya.
hari ibintu bija bigira nuko amasaha aragiye, hari ibintu bija bitera agahinda. Ana yatewe agahinda na mukeba we Penina, amuteza agahinda ngo nta mwana. Ariko mbasha nubwo ugira benshi, kamwe konyine gusa kagutunga kandi kakakugira umumaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamwe konyine kakugira umumaro, kagasumba 7, kagasumba 10. Vuga. Abagore babwira Nawomi bati Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe, utakuretse udafite umucunguzi. Haleluya, haleluya. Uwiteka himbazwe. Icyaduha akazabikirangirire mu Bisirayeli. Akazabikirangirire hehe? Mu Bisirayeli. Icyampu kabikirangirire mu mirimo yawe, icyampu kabikirangirire mu bikorwa byawe. Yego, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe. Uwo gusubiza intege mu bugingo bwawe, gusubiza mu bukecuru bwawe, maze bakakuzamura, maze nawe ugaheka. Amena. Uzi umunezero wuriya mukecuru bafite abonye ibintu nka biriya, akikiye akana wari umaze imyaka 10 atabona umwana, ariko noneho abana mu bikomere byo gupfusha, byo gukurikira uwapfushije, ariko abana nawe arihangana, amukunda nta nyungu, inyungu iza kuboneka. Yego, azagutunga mu bukecuru bwawe. Yego, kuko umukazana wawe ugukunda. Yego, nk'umukazana ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7. Uw'abahungu 7, karindwi ni umubyaye. Karindwi ni ikintu gikomeye, karindwi ni umubare wuzuye. Uwo nguwo bamwise Obedi akaba ari we ubyara ise wa Dawudi. Abo ngabo barazamuka bageze ku gisekuruza cyane, ku gisekuruza cya Dawudi, ku gisekuruza cya Yesu. Ugiye gusoma mu gitabo mu gice cya mbere cya Matayo, gice cya mbere ugakomeza hepfo, urabona ibyo bisekuruza byose. Usanga mu Rusi arimo yakogizete, ariwe wavuyemo wazanye icyo gisekuruza. Haleluya. Reka twihere Imana icyubahiro, tumenye yuko nituba nka Rusi, tukitanga, tukifatanya, tukaba bamwe, tukagira urukundo, tukagira ubusabane, tukagira inama, tukagira ubufatanye, tukagira kwihangana, tukitanga tutareba inyungu. Umukristo nyawe yihangana atareba inyungu, umukristo nyawe yihangana yitanga adafite icyo areba. Indirimbo y'108 ngo nje ndi umukristo tumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanje, ibyino mwisi ndarihinyuye, sigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Nje ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ntanzaribayo ntari miruro, abo bose baguwe neza. Nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, kumva nduwe n'Umwami Yesu. Nje ndi umukristo uko ndi kose, maze nindumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya. Gufatanya n'Imana, kubana n'Imana bigira inyungu, bigira akamaro, bigira umusaruro ukomeye uva ku Mana. Nawe nubana n'Imana, nawe nufatanya n'Imana, nawe nukunda Imana, nayo izagukunda. Kandi uzahora uri umukristo ugeze gupfa. Imana ibagire neza. Amen. Data turagushimye kandi turaguhimbaje, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe ndetse wamugira neza we. Tugushima kubw'ibikorwa wakoze Mana, ukabana na Rusi, ukabana na Nawomi. Mana ikomeye, bakabona umusaruro mu bibazo barimo, bakabona umusaruro mu rupfu bari barahuye narwo. Ariko Mana ikomeye, ni ukuri uwukunda umunyuza mu ruganda ndetse ukamucura akavamo icyuma gityaye kandi akavamo igikoresho cyawe. Urakoze kuba ndetse Mana nziza, kubwo kuwana na Rusi akabana na nyirabukwe, byavuyemo umusaruro ukomeye. Abakristo nitubana nawe, tukagendana nawe, tugakorana nawe, tukumva inama zawe, tukagendera mu mabwiriza yawe, tuzabona umusaruro mu Kristo bwacu, kandi tuzabona imbaraga, tuzabona inyungu ikomeye, kandi inyungu n'ubugingo buhoraho.
urakoze kuko uri Imana ibikoze, urakoze kuko uri Imana ibanye natwe, urakoze kuko uri Imana itadutererana twara abanyamahanga tukavayo ndetse tukabana nawe ukadutarura. Urakoze kuko byumvise kandi kuko ugiye kubikora kugira ngo ukomeze kuturinda no kutwambika imbaraga zawe. Tubisabanye kwizera tunyure mu za Yesu Kristo umwami wacu. Amen.